Ibi bintu byantwaye imyaka y'ubuzima bwanjye bwose kugira ngo mbimenye, ariko bigiye gutwara amasegonda atarenze angahe wowe wabimenye. Ndakwinginze niba ukunda bino biganiro tubagezaho byumve uko bifite akamaro. Hari aho byakuvana hari n'aho byakugeza, kuko ndabizi neza nuramuka ubyumvishe urasanga byose ari byo nk'uko nabivuze, kandi ndambikwibukije hari n'icyo biri bugufashe mu kuva ahantu hamwe ukagera ahandi mu by'inzozi zawe. Reka twihute ku kintu cya mbere. Nta muntu n'umwe ugukunda usibye ababyeyi bawe. Buriya uzasobanukirwa neza ko urukundo rwa nyarwo rutabaho mama we namara kwitaba Imana, nibwo uzashakisha umuntu ugukunda ukamubura. Kandi nanone nta muntu n'umwe uzishimira ko wagize ku butunzi usibye umubyeyi wawe w'umugabo, ariwe papa wawe. Papa wawe niwe muntu wenyine ku isi wishimira ko watunga ubutunzi burenze ubwo afite. Kabone n'ubwo wamukuba inshuro 1000 ibyo biramushimisha aho kumubabaza, ariko nta wundi muntu uzishimira yuko watsinze kandi umurusha. Icya kabiri, intsinzi yawe buriya nta wundi muntu ku isi uyishimira, keretse iyo watsinze ariko hari abantu uri munsi bose utabarushije. Igihe warushije abantu rero intsinzi ukaba ufite ibintu byinshi kurusha ibyo bafite, uzamenya yuko nta muntu kwishimira. Icyiza rero ni ugutsinda ukabigoma mu mutima wawe, ugakomeza gukora cyane ukazagera kuri byinshi, bose ukabatungura kandi nabo bagatungurwa. Icya gatatu, guceceka buriya ni ingenzi mu buzima. Uzamenye gufata umwanzuro mu gihe utababaye kandi utishimye cyane. Iyo umaze kwishima cyane birengeje urugero, ushobora gufata umwanzuro wo ukavuga ibintu bitavugwa, cyangwa se ugatanga ibindi bintu utazabona kubera ibyishimo cyane. Cyangwa se waba warakaye cyane, ushobora kubwira umuntu ikintu kikamukomeretsa, cyangwa se ukabwira umuntu ikintu ukagira ngo kirashimishije kandi ukagira ngo umuntu amukanze kandi nta nawe bimukoze. Rero ni byiza gufata umwanzuro utarakaye cyane, kandi ugafata umwanzuro utanishimye cyane, kuko iyo ufashe muri izo moment uko ari ebyiri bishobora guteza ingaruka zizakugeraho ibintu bibi mu buzima bwawe bwose. Icya gatatu, uwakurushije iteka ryose azishima. Kabone n'ubwo waba uri munsi ariko yakurushije, nubwo waba muri insataburenge azishima, ariko igihe uzaba wamurushije azarakara. Rero iteka ryose umuntu wese wakurushije ahora yishimye kurusha uko wishimye. Ibyo wamukoraho byose, ibyo wakora byose, uko washimisha abantu runaka. Ariko niba bari mwakoze ikizami kimwe bakurusha amanota, niba mukora akazi kamwe bakakurusha kwinjiza, birabashimisha kurusha uko weho ubibona. Rero azaza imbere yakubwira yuko ngo bikore gutya na gutya, kandi abenshi baba bari kukuyobya. Uzamenye yuko nta muntu n'umwe wishimira yuko intsinzi yawe ijya hejuru y'iyi. Icya gatanu, uzamenye yuko ikirezi cyawe wacyambaye utarageza imyaka 30. Ibyo bikora byose utaragira imyaka 30, uzamenye yuko uzabyicuza igihe uzaba winjiye mu myaka ya 30. Niyo mpamvu niba ufite imyaka iri munsi ya 30, menya gukora, uharanire ukuri, kandi ukora ibizakwa by'inzozi zawe z'imyaka 30. Kuko mu myaka 20 ibyo ukora byose nibyo bikugiraho ingaruka ugeze mu myaka 30. Uko witwa ufite imyaka 20 ibyo bikomeza ugize imyaka 30. Ariko mu gihe uzaba uri hejuru ya 30, hari ibintu byinshi utazabasha gukontorora. Nk'urugero, ntabwo uzaba ufite gahunda yo kujya muri segonderi ngo yige no muri kaminuza. Icya kabiri, ntabwo uzaba warashwanye n'abantu, ntabwo uzaba warahuye n'abagore benshi cyangwa abagabo benshi ufite 20 ngo ujye mu myaka 30 aribwo wiga kubyihorera. Niyo mpamvu ibi ngibi byantwaye imyaka y'ubuzima bwanjye bwose kugira ngo mbimenye. None weho ubimenye mu minota itarenze ngahe. Ndakwibutsa niba bikunze cyangwa ukabona ari ibyo, dukore subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi ngibi, amagambo y'ubwenge atazajya gucika. Iyi ngiyi ni Big Queen TV. Naho njye utegura ukanagiza icyo kiganiro banyita Cyubahiro. Imana ibarinde, turabakunda. Ciao ciao.